Nitwa Emile Titse umubyeyi, ni mu karere ka Kirehe, ni naho nkorera, nkaba ndi umuyobozi w'umuryango Umubyeyi Initiative ugamije kuzamura iterambere ry'abari n'abategarugori bo mu cyaro. Nahawe igihembo cya Sirwa mu mwaka wa 2017. Ibi bintu nakoze byatumye ntoranywa nk'umukandida muri iyi award ya Sirwa. Hari harimo kuba narafashije abakobwa bize amashanyarazi, ariko kandi hari harimo no gufasha abadamu bari bariho mu buzima bw'imborozi ingurube, mbashyira mu matsinda ntangiza ibintu byitwa urubohero bakoreramo imirimo ishobora kubateza imbere. Kuri njyewe Sirwa navuga ko yanteretse ku rundi rwego, nagiye mpugurwa, mfite umuryango kandi umuyobozi wawo, naho mbasha kujya no kubera Sirwa. Abangavu batewe inda bari mu miryango ikennye benshi, rero turi kubafasha, turabigisha kwihangira imirimo, tukabahuza n'imirenge sako yaho babarizwa hano muri kano karere. Rero ari n'ababyeyi babo bizabagira umumaro, bityo tuzamura umuryango nyarwanda. Icyo nabwira abanyarwanda muri rusange ni uko igihembo cya Sirwa kizamura imibereho y'abanyarwanda. Rero mu gutoranya rwose mushyiremo ubwitonzi, murebe umuntu ubikwiriye koko w'indashyikirwa, ufite ibikorwa by'indashyikirwa, kuko bizagira umumaro ku muryango nyarwanda.